Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya magambo meza tugiye kurebera hamwe aboneka mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande. Tugiye gutangirira ku kigo gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo abanyahirwe. Atangira kubigisha agira ati, hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'Ijuru ari ubwabo. Tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ayo magambo yinjiye mu matwi y'imbaga y'abantu bibazaga byinshi, ameze nk'ikintu cy'inzaduka kandi gishyashya. Inyigisho nk'izo zari zitandukanye n'izo bamenyereye kumvana abatambyi cyangwa abigisha amategeko. Muri yo ntacyo babonyemo cyo gushyeshya ubwibone bwabo cyangwa ngo gihembure ibyiringiro bari bafite. Ariko kuri uwo mwigisha mushya hari imbaraga ibafata bakanyurwa ntibatekereze ibindi. Ubwiza bw'urukundo rw'Imana bwatembaga buva aho ari nk'impumuro iva mu rurabyo. Amagambo ye yagwaga nk'imvura inyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Zaburi ya 72 umurongo wa 6. Bose biyumvagamo yuko aho hari usoma ubwiru buhishwe mu mutima, nyamara akabegerana imbabazi. Bamukinguriye imitima, kandi ubwo bamutegaga amatwi, Mwuka Wera yabahishuriye ubusobanuro bw'izo nyigisho abantu bo mu bihe byose bakeneye kwiga. Mu bihe bya Kristo, abayobozi b'abantu mu by'idini biyumvagamo ko bakungahaye mu by'umwuka. Isengesho ry'umufarisayo ngo, Mana ndagushimye kuko ntameze nk'abandi bantu, Luka 18 umurongo wa 11, ryerekanaga uko abo mu itsinda biyumvaga ndetse ku rwego rukomeye, rikerekana uko igihugu cyose cyari kimeze. Ariko mu mbaga y'abari bazengurutse Yesu harimo bamwe bari bazi yuko bafite ubukene bw'iby'umwuka. Igihe cya gitangaza cyo kuroba ifi, ubwo imbaraga y'ubumana Kristo yari afite yigaragazaga, Petero yikubise ku birenge by'Umukiza araboroga ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Luka 5 umurongo wa 8. Niko no mu bantu bari bateraniye ku musozi, ubwo bari imbere y'ubutungane bwe, harimo abiyumvisemo yuko ari abatindi bo kubabarirwa, kandi ari abakene n'impumyi ndetse bambaye ubusa. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 17. Kandi bifuje guhabwa ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Tito 2 umurongo wa 11. Amagambo y'indamutso ya Kristo yakanguye ibyiringiro byo mu mitima y'abo bantu, maze babona yuko imibereho yabo ifite umugisha w'Imana. Yesu yahaye igikombe cy'umugisha abavugaga ko ari abakire, batunze kandi batunganiwe. Ibyahishuwe 3:17, ko ntacyo bari bakeneye kandi bari barateye umugongo impano y'ubuntu. Uwiyumvagamo ko ari muzima, agatekereza ko ari mwiza kandi akanyurwa n'uko ameze, ntabwo ashaka uko yahinduka umuragwa w'ubuntu no gukiranuka kwa Kristo. Ubwibone ntibwiyumvamo ko hari icyo umuntu akeneye, kandi ku bw'ibyo bukinga umutima kugira ngo Kristo atinjira, kandi bugakingirana n'imigisha itagira akagero yaje gutanga. Yesu ntafite umwanya mu mutima w'umuntu nk'uwo. Abiyumvamo ko batunze kandi ko bafite icyubahiro ntibasabana kwizera ngo bahabwe umugisha w'Imana. Bibwira yuko bakize, maze bakagenda amaramasa. Abazi ko badashobora kwikiza na gato cyangwa ngo bagire igikorwa cyo gukiranuka bakora ku bwabo, abo nibo bishimira ubufasha Kristo ashobora gutanga. Nibo bakene mu mitima Yesu avuga ko bahirwa. Uwo Kristo agiriye imbabazi
abanza gutuma ababazwa n'ibyaha bye, maze akaba ari umurimo w'Umwuka Wera kumwemeza icyaha. Abantu bafite imitima yamaze gukorwaho na Mwuka w'Imana wemeza, babona ko nta cyiza bagira muri bo. Babona yuko ibyo bigeze gukora byose bivanze n'inarijye n'icyaha, nk'uko wa mukoresha w'ikoro w'impezamajyo yabigenje. Barahagarara kure, ntibatinyuke no kureba hejuru, bagataka bati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Luka 18:13. Nuko rero barahirwa, uwihannye arababarirwa, kuko Kristo ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana 1:29. Isezerano ry'Imana ni iri ngo, naho ibyaha byanyu bitukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho bitukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nzabaha umutima mushya kandi nzabashyiramo umwuka wanjye. Yesaya 1:18 na Ezekiyeli 36 umurongo wa 26 n'uwa 27. Abakene mu mitima, Yesu abavugaho ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ubwo bwami si ubw'isi, si ubw'igihe gito nk'uko abari bateze Yesu amatwi bari babwiteze. Kristo yakinguriraga abantu ubwami bw'iby'umwuka bw'urukundo rwe, ubuntu bwe no gukiranuka kwe. Ikimenyetso cy'ubwami bwa Mesiya cyagaragazwaga n'ishusho y'umwana w'umuntu. Abamuyoboka ni abakene mu mitima, abagwaneza n'abatotezwa bazira gukora ibyo Imana ishaka. Ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Nubwo butari bwasohozwa rwose, umurimo wamaze gutangirwa muri bo wo kuraganwa n'abera, umurage w'umucyo. Abakolosayi 1 umurongo wa 12. Abantu bose biyumvamo ko bafite ubukene bukomeye bw'umutima, abiyumvisha yuko ari nta cyiza kibarimo, kubwo kureba kuri Yesu bashobora kubona ubutungane n'imbaraga. Yesu aravuga ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Matayo 11 umurongo wa 28. Arakwingingira kukuguranira ubukene bwawe maze akaguha ubutunzi bw'ubuntu bwe. Ntabwo dukwiriye urukundo rw'Imana, ariko Kristo umwishingizi wacu we ararukwiriye, kandi ashobora gukiza rwose abamusanga bose. Uko imibereho yawe yo mu gihe cyashize yaba imeze kose, uko ibyawe bya none byaba ari ibicantege kose, nusanga Yesu ukuri kose uri umunyantege nke utagira kivurira kandi wihebye, umukiza wacu w'umunyambabazi azagusanganira ukiri kure cyane, kandi azaguhobeza n'amaboko ye yuje urukundo, kandi akwambike umwambaro wo gukiranuka kwe. Atujyana kwa Se twambitswe umwenda wera w'imico ye bwite. Adusabira yinginga imbere y'Imana avuga ati, nagiye mu cyimbo cy'umunyabyaha. Wireba uyu mwana wararagiye, ahubwo barige ureba. Iyo Satani aburana cyane yigomba imitima yacu adushinja icyaha, kandi akavuga yuko turi iminyago ye, amaraso ya Kristo aburana afite imbaraga irutiye. Hariho uzambwira ati, mu Uwiteka niho hari gukiranuka n'imbaraga, mu Uwiteka niho hari urubyaro rw'Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Aya magambo ari muri Yesaya 45 umurongo wa 24 n'uwa 25. Reka dusabe Mwuka Wera kugira ngo atwumvishe neza aya magambo tumaze umwanya dusoma, kandi dushoboze kuyagenderamo. Nibyo mbasabiye nanjye ntiretse, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.